y'iyo mwari mufite muyobora urugamba rwo kwibohora. Ndetse abenshi bo mwari muyoboye amateka twereka ko bari munsi y'iyo myaka. Imibare dufite yo mu kigo cy'igihugu kibarurisha mibare itwereka ko muri iyo myaka 2030 niho ubu dufite abanyarwanda benshi. Tukaba turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, iterambere, ibirangaza ni byinshi, yewe ubu dufite amahoro, dufite umutekano, hari n'uwarangara akabisinda nk'uko mwigeze kuvuga. Dusubiye inyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika, indangagaciro n'amahame mwari mufite icyo gihe yo kwitanga ku kugeza ku gitambo kirenze ibindi cy'ubuzima bwanyu ku rugamba, uyu munsi mu bibazo u Rwanda twaba dufite mubona bari muri iyo myaka biteguye. Impanuro mwabaha ni izihe muri iki gihe aho twatangiye no kubona hatari na kure ko urubyiruko ubundi imbaraga za buri gihugu zanaba ikibazo ku gihugu, ahubwo ingufu zabo bakaba banazikoresha basenya na bike ibihugu byabo bari bamaze kugeraho. Impanuro muha urubyiruko rwacu ni izihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Murakoze. Impanuro naho urubyiruko zihana abakuru twebwe n'abandi babyara urwo rubyiruko. Nta kintu kizana ngo abantu bakibone bagitunge bakigereho batagikoreye. No muri ibyo bihe byacu by'urugamba, nabo bari bakiri n'abatoya no kuturusha barugiyemo bakajya bate barahari koko kandi nibo batumye bigeraho. Ariko buriya hari n'abandi baruhunze n'icyo gihe, hari ababihungaga bakabigendera kure, bababwira bagashaka impamvu, nabo bari bahari. Rero byose biva mu burere busanzwe bw'ababyeyi bw'igihugu, biva no mu burere bwa politiki. Ukabitoza abantu, ukabihozaho, ukabigisha, nanone mu 10 wigishije havamo wenda 5, wabura munyamahirwe hakavamo 6 bazima bakumvise bagiye gukora ibyo kandi bakabikora. Aho hari babandi 4, 5, ariko utanigishije, utagerageje, utashakishije uko waba muri 2, 3. Ni ukuvuga rero ngo izo mbaraga zo kwigisha uburyo bwa politiki, uburyo bw'uburezi busanzwe, uburyo n'ibigomba guhoraho. N'ubu buri munsi tugomba guhozaho, namwe uko muri aho no mu mirimo yanyu mukora mujye mwibutsa, mujye mushyira ntuvuga amakuru gusa nahuye na perezida jya urangiza ushyiraho umurongo ukangurira abantu. Ababisomye azasoma wa murongo, wenda hari uzarokoka kubera ko ngabo. Ni ibintu rero tugomba kuzirikana bigahoraho mu mashuri, mu buzima busanzwe, muri politiki yacu. Abayobozi aho bari hose bagakora ibyo bakwiye gukora, bindi bidahuye n'ibyo abona umwanya agashyiramo wa murongo, akigisha abana ibintu byo gufata ibiyobyabwenge, ibintu byo kunywa inzoga bakaziririmba bakazogeza, bigasa nk'aho ari disipurine. Niyo irakenewe, ni ngombwa, niyo yaba ishaririye niko imeze. Disipurine irasharira, ituma abantu bigoma ibyo bakunda cyangwa iki. Ni nk'uko
ushobora kujya kwa muganga, bimwe twavugaga by'abantu, ubuzima bw'abantu, ukajya kwa muganga, muganga akakubwira ati maze urekere aho kunywa isukari kubera ko turakubonamo ufite uburwayi bw'isukari, diyabete cyangwa iki, ariko kubera ko isukari iryoha cyangwa ikuryohera uyikunda, ukajya ugira utyo ugatirisha, ugashyiramo akayiko kamwe, ugashyiramo akandi, cyangwa ukayikomeza ukajya wihisha. Ariko ibyo nubwo ubikora utyo, ubuzima bwawe burimo buragenda, ya sukari iragumya igutwara ku mpera y'ubuzima bwawe. So n'ibi rero by'abana, dukangurira abana mureke kunywa ibiyobyabwenge, muri inzoga muzigabanye, umuntu ntakure yogeza inzoga, kunywa inzoga, kuko abo zica turababona buri munsi. Ubwo ariko icyo tubikuburiza ni ukugira ngo ubeho ubuzima bwiza, wiyubake, ndetse wubake n'igihugu muri bya bikorwa wavugaga. Ni ibintu rero bihoraho, ni akazi gahoraho ka buri munsi, ntabwo gashobora kugabanuka. Ines. Thank you, Your Excellency. My name is Ines Nyinawumuntu. I'm a journalist and I'm the deputy head of RBA Radios. I would like to ask you just a small curious question. Your Excellency, if you could spend one day as an ordinary Rwandan citizen, that I am actually, I'm one already. Yes, but okay. Without anyone knowing you were the president, what would you do? Where would you go? And what would you hope to learn? Thank you. Many things. Some things come with age. If it was long ago when I was still young, I would go skydiving, I would go bungee jumping, I would do some of these crazy things that I used to do some of them when I was still young, but as I kept growing, the people said, "Man, please." So I would just have, I don't know, I wouldn't drink, but I would have as much fun that, fall in the normal brackets of fun, almost without limit. Yes, in fact, I wish I could be younger. I would do some of the things I missed doing those days of just, being there, free, fearless, and just enjoying what nature provides. Yeah. Your Excellency, may we take 2 last questions? Okay. And then we, Oswald, hanyuma Aisa. Yes, murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mutuyeyezu Oswald, kuri mikoro nkoresha izina rya Oswa Kim. Yego. So ndagira ngo ngendere ku mujyi wa kibazo Ines abajije cyoroshye, ariko mbaze n'ikindi kirebana n'ingengo y'imari. Muramutse mu Rwanda ruramutse ari ikipe y'umupira w'amaguru, mwakina ko kuri kangahe? Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, mwabwiye abanyarwanda kufunga mukanda, ariko twagiye kubona tubona ingengo y'imari yiyongereye kurenza ibindi bihe byabanje. Niba nibuka neza yiyongeyeho 20%, 21%. Abantu benshi baratunguwe,
baravuze nyamara igihugu gifite amafaranga gufunga mukanda ntabwo ari ngombwa. So muraza kubikobozaho, murakoze. najya mu izamu icya mbere cy'umupira niho najya numva byakunda. Icya kabiri cy'ingengo y'imari uko igihugu gikura ko n'isi aza mvuga ko nta gihugu kiri island, nta kirwa cy'igihugu muri actually nuba ufunga mukanda nuvuga ngo mukoreshe neza bike dufite, nicyo bivuze, kubera ko hari byinshi dushaka gukora birenze ibyo dufite. Iyo ufunze umukanda rero ni ukuvuga ngo wongera ibyo washoboraga gukora kubera ko warondereje usigira ibitari byabonye. Icyo ni kimwe gitandukanye n'ibyo bindi. Rero budget ushobora gukoresha mbere y'uko unayigena uhereye kuri ibikenewe, urabanza ukareba ariko ibyo ufite ni ibiki, bingana bite. Kuzamura budget byatewe na byinshi tubona bigomba gukorwa bikenewe, ariko tunabona n'ahantu twagenda tuvana amafaranga adushoboresha kubikora. Nicyo iyo mibare ivuze gusa, ni kuri 20% yiyongereye. Ntabwo ari ukuvuga ko hatakiri kwa kundi ko kurondereza cyangwa gukoresha neza, ahubwo twagize amahirwe mu byinshi byiyongera buri munsi tugomba gukora dusaba n'ubushobozi tudafite. Twasanze aho dushobora kugabanya ahandi cyangwa kuzakura amafaranga hagenda hazamuka. Reka nguhe noneho urugero rumwe. Urabizi gufunga umukanda, urabizi byanahereye ko bibaga, mwabonye batubwira ko batakiduhaye imfashanyo twayaga dufa. Barabibonye muri izi ntambara muri iyi minsi ishize, bati twahagaritse ibi. So ntabwo byaba ngo ubure gutekereza gufunga umukanda, ariko nubwo ibyo byabaye twashakishije ibyajya mu mwanya w'ibyo batwambuye, cyangwa se turanavuga ngo ariko ubundi byajyagahe, n'ubundi rega bimwe byajyagaho tutanakeneye nibigende. Ubwo ariko ni ukuvuga ngo hanyuma tujya no mu gushakisha aho tuvana revenues. N'iki hari ahantu hagiye usanga tutahavana amafaranga kandi dukwiye kuba tuhahavana, ubwo akaba arinjiye. Hanyuma turongera dufata umurongo w'ibikenewe gukorwa, turavuga ati ariko hari ibyo tutasimbuka. Turongera dushaka n'uburi babandi bari barahagaritse imfashanyo, bamwe bagira ngo aho bamariye kubona ukuri barabireka biraza. Urumva rero ibyo twari twarafunze kubera ko twabonye ko abana nabo bafunze, bageraho bakaza niyo bazana igice cyangwa niyo biriyongereye. Ntabwo twakomeza ngo dufunge kandi twabonye ko hari ikiyongereye mu bushobozi twabonye. Niho bituruka. Kuri ko mwahisemo kujya mu izamu, ntabwo mwadusobanurira impamvu mu izamu ariho mwakina. Murakoze. Kubera umutwe wanjye niho numva ari uburebure,
amaboko yanjye kwa kundi nahoze mvuga nti nkiri muto nasimbuka mu kirere harimo gusimbuka harimo hanyuma harimo no nkeneye n'amaguru yanjye kugira ngo hariya hagati bakina atavunika so mwizamu niho nahitamo. murakoze. And so we may take the last question from Aisha. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Aise Kiza nkaba ndi umunyamakuru n'umuyobozi wungirije wa Royal FM. Ikibazo cyanjye kiragaruka by'umwihariko ku bagore muri rusange. Turashimira cyane nubwo ndi umunyamakuru ariko reka njye mu nkuru nanjye shimire by'umwihariko uruhare mwabigizemo kugira ngo abagore tube dufite ijambo mu gihugu cyacu, kuko iyo urebye mu nzego zose zitandukanye usangamo abagore mu nzego zifata ibyemezo, yaba ari muri guverinoma, mu nteko ishinga amategeko n'ahandi. Ariko ndagira ngo nse nko gusubiza inyuma gato cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu. Uyu munsi hashize imyaka 31 bamwe twari batoya, turabona uruhare umugore agira mu iterambere ry'igihugu kuri ubu mu gihe cyacu tungana gutya natwe ubwacu tugira, ariko ntago tumenye inkuru nyazo z'uruhare abagore bagize mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari mwe noneho muzitubwiye uruhare rw'abagore rwari uruhe muri uru rugamba uyu munsi twizihiza by'umwihariko imyaka 31 u Rwanda rwibohoye. Uruhare rw'abagore rwari runini cyane kandi ngira ngo abenshi baranazwi, ndetse bagiye bahambwa ibihembo ku mugaragaro, ari abari ku rugamba ubwabo, hari n'abandi niyo baba batari ku rugamba bakoraga ibikorwa bishyigikira urugamba, bakoraga indi mirimo itandukanye. Hari abakoraga imirimo yo gushaka, bagendaga isi yose bashakisha amikoro dukoresha ku rugamba. Hari kandi ibyo no kubishyira mu kandi gaciro, uziko hari n'abagore batanze abana babo aribo baturutseho, cyangwa se bataye abana babo mu mago bakabashakisha aho babareza ahandi bakajya ku rugamba. Ibyo byose ni ibintu biri byanditswe mu mateka bizwi, keretse wenda kuvuga amazina gusa, ariko ni na benshi kurusha abo umuntu yavuga mu mazina. Abagore rero bagize uruhare runini, ndetse ahenshi ntabwo batandukanya n'abagabo.